Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo n'imbabazi, tugushimiye ko duhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe muri uyu mwanya. Nyemerera mwuka wawe wera yende ku byawe watugeneye uyu munsi, watugeneye muri ibi bihe, abiduheshe ndetse anadushoboze, aduheshe imbaraga tubashe kubishyira mu ngiro nk'uko ijambo ryoreza kuba ridutumweho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Muri iki cyumweru, mu gihe kingana n'iminsi 6 y'icyumweru, Imana nidushoboza tuzaganira ku kuba inshuti y'Imana. Intego y'iki cyumweru no kuba inshuti y'Imana. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana dusangamo ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 14. Aranditse ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ndasubiramo, aranditse ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Nk'uko nari bivuze, muri iki cyumweru tuzaganira ku kuba inshuti y'Imana. Kuba inshuti y'Imana rero ntago ari ukubivuga gusa ngo ndi inshuti y'Imana, oya, ahubwo bigira kondisiyo ya mbere. Umuntu wese ukora ibyo Imana yategetse niwe inshuti yayo, naho umuntu ukora ibitandukanye n'ibyo Imana yamutegetse, uwo ni umwanzi w'Imana, ntago ari inshuti y'Imana. Nubwo yaba yitwara ate, nubwo yaba ameze gute, apfa kuba yabusanije n'icyo Imana yamubwiye, uwo ntago ari inshuti y'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Donc condition cyangwa se ikintu gihamya ubucuti bwacu n'Imana nuko dukora ibintu Imana idutegeka. Imana itugirire neza. Ubucuti bwacu n'Imana ntago bukomezwa n'ubwitange bwinshi cyane tugira. Donc ntago buhamywa n'iby'ubwitange tugira. Kumwe abantu bamara iminsi myinshi cyane basenga, ni byiza gusenga, ariko gusenga amasengesho menshi ntago ari byo byerekana ko Imana muri inshuti. Oya, gupostinga amagambo avuga ku Mana ntago ari byo byerekana ko uri inshuti y'Imana. Oya rwose, nubwo ari byiza kuri postinga, ariko ibyo ubwabyo byonyine, kubikora byonyine ntabwo bihagije yuko ukunda Imana, ntabwo bisobanura ko ukunda Imana. Kwita ku bababaye, gukora imirimo yo mu rusengero, gutanga ubutunzi bwacu ngo dufashe abandi, ibyo bintu ni byiza, ariko gukora ibyo ntabwo ari byo bita bisobanura uriya muntu ni inshuti y'Imana. Ikintu cyemeza yuko uri inshuti n'Imana no gukora ibyo Imana igutegeka. Icyo nicyo gikomeza ubucuti bwawe n'Imana, icyo nicyo gihamya yuko uri inshuti y'Imana. Imana itugirire neza. Nk'uko nabivuze, kino cyumweru intego dufite ni ukuba inshuti y'Imana. Ubisengere, ubitekereze, ufate imyanzuro ikwiriye igushoboza gusohoza ibyo Imana yagutegetse. Byaba ibyo ubona bikomeye, yaba ibyo ubona byoroheje, ubisengere. Na bimwe ubona bikomeye, Mwuka Wera w'Imana arahari ngo agushoboze. Imana itugirire neza, kuko Imana yamutwoherereje nk'umufasha. Uyibwire ngo kiriya kintu cyarananiye, unyemerere ukinshoboze. Ariko biragukwiriye kuba inshuti y'Imana. Ni iby'igiciro gikomeye cyane kuba inshuti n'Imana. Hano ku isi ni byiza kugirana ubucuti n'abakomeye, kugirana ubucuti n'abantu bazi ubwenge, kugirana ubucuti n'abantu bafite ubutunzi. Ibyo bintu ni byiza, nta muntu utabikunda, ariko ibyo ntibishobora kugereranywa n'ubucuti n'Imana. Ubucuti bw'abantu baha ku isi buroroheje, ntidushobora kubugereranya n'ubucuti n'Imana. Ibaze kuba inshuti n'Imana ishobora byose, kuba inshuti n'Imana iri hejuru ya byose, kuba inshuti n'Imana umuremyi wa byose, ni ibintu by'igiciro. Imana itugirire neza. Ibyo rero nibihamywa na biriya nahoze mvuga hejuru, kupostinga kuri stati, guhora utwaye Bibiliya, gukunda kuvuga ibintu by'Imana, ibyo bintu ni byiza, ariko ibyo ntabwo ari byo bisobanura yuko ukunda Imana. Ikintu gihamya yuko ukunda Imana ni ugukora ibyo yagutegetse. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Imana itugirire neza. Ubwo umunsi wakoze ibitandukanye n'ibyo Imana igutegeka, uzaba wikuye mu nshuti zayo. Bimwe biri mu byanditswe byera, ugira umwete wo kubisohoza, na bimwe by'umwihariko yakubwiye nabyo ugira umwete rwose wo kubisohoza, kuko ari byo bizatuma uba inshuti y'Imana. Hari ibyo Imana yadutegetse muri Bibiliya, ariko hari n'igihe umuntu Imana imusanga ikamutegeka iby'umwihariko. Ibyo byose ugira umwete wo kubisohoza, kuko ari bwo uzaba inshuti y'Imana. Urakoze cyane, urushaho kubisengera, ufate n'imyanzuro by'umwihariko kuri bya bintu byatuma ubusanya n'ibyo Imana yagutegetse. Byirinde bya bintu bituma ubusanya n'ibyo Imana yahamije mu ijambo ryawe. Byirinde, uko turi inshuti z'Imana nidukora ibyo dutegeka. Umunsi watandukira ibitandukanye n'ibyo ijambo ry'Imana ritegeka, umunsi watandukira ibitandukanye n'ibyo Imana yagutegetse, uzaba wikuye mu nshuti zayo. Ariko kandi biragukwiye kuba mu nshuti z'Imana. Uri inshuti yayo nukora ibyo gutegeka. Urakoze cyane, Yesu aduhana umugisha.